Ashimwe cyane inshuti zacu, inshuti za Mumuriza GB Ministries, amahoro y'Imana kuri twese aho muherereye hirya no hino, turabasuhuje n'urukumbuzi rwinshi. Tubifuriza amahoro y'Imana, twiringiye yuko muguwe neza kuko Imana ari isezerano ry'Imana ku buzima bwacu. Rero mbere yuko dutangira, twagira ngo tubanze twiyegereze umushumba Imana yaduhaye udufasha mu by'urugendo nk'uko tujya tubibabwira kenshi. Ni umushumba muramuzi, muramukunda. Rero iyo turi kumwe nawe ntago tumumenyera cyangwa twumve yuko ari ibisanzwe, tuba twumva ari Imana yatugiriye neza kugira ngo twongere tuganire nawe, agire ibyo atubwira, agire inzira atuyobora kuko afite inararibonye rihagije. Ubushize gihe dore numva twaraganiriye akanatubwira urugendo yagenze mu buzima bwe, amashuri, uko Imana yagiye imuhamagara. Rero turamwubaha kandi isi kwiriye kumwubaha kuko afite ubutunzi bw'Imana muri we. Rero mushumba turabakiriye. Amen, amen. Rero mbere tudatinze reka dusenge kugira ngo imitima yacu yaguke, imitima yacu ifunguke kugira ngo twumve ibyo agiye kutuganirira kandi tubyubahirize. Data mwiza, tuguhaye icyubahiro, turagushimiye kuko uri hejuru ya byose. Tugushimiye urukundo rwawe Mwami udahwema kutugaragariza. Mwami, mu byo tunyuramo byose hirya no hino utubera Imana tukabibona. Iyo turyamye tukabyuka biba ari ubuntu bwawe. Turagushimiye rero uyu mwanya uduhaye kugira ngo tuganire ku ijambo ryawe, tuganire ku buzima, twakire ihumure, duhumurizanye. Mwami, niwe watuyobora, niwe wadufasha, niwe waduha amagambo mazima yo guhumuriza Mwami abatuye isi. Rero turabigushimiye umushumba waduhaye Mwami, turamugushimiye kuko wamutoje ukamutunganya ukamuduha kugira ngo adufashe mu by'uru rugendo. Ntago rworoshye, ni urugendo rukeneye akabando. Aka kabando rero tugakura kuri we. Warakoze rero kuko amushyiramo kugira ngo natwe akatugezeho. Umugirire neza, amagambo agiye kuvuga Mwuka w'Imana umushyigikire kugira ngo asohoke ari amagambo yihumure ku buzima bwacu twese. Rero turasengera abadukurikira hirya no hino ku isi ngo nabo bagirire neza, ijambo bagiye kumva barishyire mu bikorwa, hanyuma ribabere akabando kazatugeza mu ijuru. Turagushimiye kumisha gusenga kwacu ni mu izina rya Yesu, amen, amen. Mushumba, turanezerewe iteka iyo turi buhure namwe turanezerwa kuko tuba twiteguye kugira byinshi cyane tubakuramo. Ese muraho, muri amahoro? Turamahoro. Amen. Twagize mu ibyago. Yego. Paul. Gupfusha umwana umwuzukuru wanjye. Yego narabibonye. Amanzaganya. Inkuba. Ariko urwo rupfu ruba naraye ndurose. Nukuri Imana yari yaguteguje. Yego. Ruba naraye ndurose. Narubwiwe iryo joro ariko wa kabiri ndabyibuka. Kwa kabiri nijoro. Yego. Kwa gatatu saa 5:30. Nukuri. Bukeye. Yo. Imana ibintu nabonye ejo bundi. Byose tubinyuramo. Amakuba n'ibyago ni byinshi. byinshi ku mukiranutsi. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Ni ukuri urupfu twagiye kubaho dusanga ruriho, n'abatubanjirije twumva ngo nabo rwaruriho. Rero ni ihumure, turatanga ihumure kuri benshi abadukurikira. Wagize ibyago, wabuze umwana, wabuze umubyeyi. N'ubu ngubu hari amperutse kuva muri kiriya gihugu i Rusaka, ubu barimo barashyingura. Hari umwana wapfuye. Ni umugore w'umugabo. Yego. Barashyingura umuntu, ibintu nasize rwose mpanuye. Imana yabimbwiye. Uhanuye ko hari umuntu ugiye gupfa se? Ujya gusa no kwishushanya ibyo kwerekeza ibyo. Narabivuze. Yego. Uvuga n'umuntu? Nababwiye nti ngiye nabonye uri muraga wowe. Wa mugabo we nabonye uri muraga, usezera, wereka umuntu ibintu. Yego. Wereka abana gutyo. Ni ukuri. Shabundi mu gitondo numva ngo birarangiye. Haciyeho. Nta modoka yamugonze, nta ndwara. Imana ihumurize abo bose bagize ibyago, ababuze ababo, ababuze abavandimwe, ababuze inshuti, ababuze abana, ababuze ababyeyi. Imana yo mu ijuru ibagirire neza, mwakire ihumure. Ni urugendo turimo, icyo tutazi ni umunsi, ariko ubundi twese tuzagenda. Rero ihumure kuri mwese aho muherereye.
niryo sengesho ryacu. Mushumba rero uyu munsi n'abadukurikiye, hari ikiganiro maze iminsi ngira n'abantu bambaza ibibazo, ndavugana amaherezo ningirirwa ubuntu kongera ukagaruka nzabikubaza tubiganireho. Hari ijambo rigira riti ese gukunda igihugu cyawe bireba buri wese mushu cyangwa bireba abanyapolitiki? Kuko kenshi tubona abanyapolitiki, abaperezida, abari mu nzego z'umutekano, z'ubuyobozi, mbese basa nkaho bashyira imbaraga nyinshi mu kubaka igihugu. Ariko ukibaza ese ni abayobozi gusa bireba abanyapolitiki? Ese twese biratureba? Abashumba birabareba, abapasiteri birabareba, mbese abanyetorero birabareba, mbese abanyapolitiki nibo barebwa no kubaka igihugu cyangwa buri muntu wese? Bimeze gute mushu? Kuko ndizera ko nabyo ubizi. Imana iguhe umugisha. Ibintu byose mbivuga nshingiye ku cyo Bibiliya ivuga, yego, no ku mateka kandi umuntu aba azi. Ubundi mbere yuko habaho igihugu, ijambo igihugu ubwacyo, mbere yuko kibaho umuntu yabayeho. Yego. Noneho umuntu Imana imushyira mu ngobyi ya Edeni. Yego. Siko tubisoma mu itangiriro. Yego. Imushyira mu ngobyi ya Edeni, ikoze ngo icyo bita kumukebera. Yego, iramukebera. Ngo ikebe ingobyi muri Edeni ngo iragendera hamushyira. Yego. Iryo jambo ryo kumukebera ni ukuvuga ko ku buso bwose bw'isi yari imukebeye ahantu. Yego. Yari imuhaye ahe. Aho hantu yabaye urebye amagambo Imana yamubwiye, mu by'ukuri ubona ari amategeko yo kuhakunda. Yego. Siko namwe mubizi se? Aha hantu hafate neza, ahantu hahingire, uhiteho. Igitangaje, imbuto zarimo sizo yateye. Yego. Izo yamuhaye zirimo. Yego. Ariko imusaba kuzikorera entretien, kuzitaho no kuzisarura zikamutunga rero. Yego. Ubwo rero nyuma yaho ko abantu bagiye bazamuka bagwira, yego, nibwo Imana yaje kugambira noneho ko habaho iki igihugu. Ibaha igihugu. Yego. Imana ishimwe cyane. Amen. Igihugu irakibaha. Habaho ibihugu bitandukanye, n'abantu abantu bose bagenda bagira icyabo. Yego. Dushobora kwifashisha amagambo dusoma mu gitabo cya Samweli wa 2, ritwereka yuko Abisiraheli, yego, Imana yabahaye igihugu. Yego. Urabyumva? Yego. Ariko ikibaha bagikeneye. Aho bishatse kuvuga iki rero? Bishatse kuvuga ko nubwo twavuze ko Imana ari yagiye habana igihugu, yego, ntiyabibaheraga rimwe. Every people, buri bantu bahabwaga igihugu mu gihe runaka. Yego. Babiherewe rimwe. Yego. Ndetse nayo mpamvu mubona buriya hari ibihugu bifata izina ry'abantu, hakaba n'abantu bafata izina ry'igihugu. Yego. Ibyo byose murabyumvise? Yego pe. Noneho rero icyo gihe babwiye ijambo rikomeye hano mu gitabo cya 2 cya Samweli. Iri rwose rero igisubizo cy'icyo twibaza cyangwa cy'abantu bibaza. Turebe mu gice cya igitabo cya 2 cya Samweli. Ibice bingahe? 7. Yego. Ndashaka gusoma nibura umurongo wa 10. Nawe niho uri? Yego. Kandi nzatoraniriza ubwoko bwanjye bwa Isiraheli ahantu, yego, mpabashinge bahature, haba habo bwite, batazimuka ukundi. Yego. Kandi abanyabyaha ntibazongera kubaburabuza nk'ubwa mbere. Haleluya. Urumva ni utakunda igihugu. Nese abanyepolitike nibo baburabuzwa bonyine? Oya. Nese abaturage rubanda ntiruburabuzwa cyane. Ahubwo buriya n'ikindi abantu bakwiye kumenya ni iryo jambo politike ubwaryo rivuga iki. Yego. Cyangwa se un politicien, umunyepolitike bisobanura iki? Bisobanuye iki? Bisobanura ubundi politike ubwaryo ryo bisobanura gestion de la population. No gucunga rubanda, gucunga abaturage. Yego. Icyo politike bisobanura buryo. Yego.
noneho niba abanyepolitike bafite inshingano z'ibyo bakorera igihugu, yego, ntabwo ibyo bintu barimo kubikorera ubutaka, yego, barabikorera abantu. Niba hari ibyo bakora ku butaka, exploitation runaka, niba hari ibyo bakora ku bimera, yego, niba hari ibyo bakora ku matungo mu bworozi, byose ni mu nyungu za rubanda z'abantu. Urumva no mu by'ukuri ntabwo abanyepolitike ari bajya gukunda igihugu gusa, yego, ngo perezida gikunde wenyine, kabineti yose abaminisitiri bagikunde bonyine, gavanazi bagikunde bonyine, abayobozi b'uturere bagikunde bonyine, inzego za polisi z'igisirikare bagikunde bonyine. Kubera iki? Abaturage batababaye inyuma, yego, ngo babashyigikire, ntacyo byafata. Uzanareba kenshi iyo nk'umuvugizi wa polisi cyangwa uw'ingabo hari ibintu runaka yatanzemo ripoti, yatanzemo raporo, uzanarebe na RIB, yego, iyo hari nk'ibisambo runaka byafashwe, abagome runaka, abavugizi ba nabi bafashwe, yego, usanga bavuga ngo aya makuru turayakesha abaturage, yego, aribo batanze amakuru, yego, si koko? Bajya kuvuga umuvugizi wa polisi aravuga ati ibi bintu byafashwe aha, amagendo yafashwe aha n'aha, twabifashijwemo abaturage. Urukundo rw'igihugu, patriotisme, yego, ni urw'umuntu wese kugera ku mwana muto, yego, kuriya mwana muto nawe akwiye kubikurana, yego, akabizamukana, akabyigishwa, yego, agakunda igihugu. Umuco wo gukunda igihugu mbese ukaba ubuzima, yego, ubuzima bw'umuntu aba bwa buri munsi. Imana dufashe cyane. Amen. Urabona ahangaha Abisiraheli babonye igihugu bagikeneye, yego, bakibabaye rwose. Niyo mpamvu haje muri ijambo rivuga ngo kandi abanyabyaha cyangwa abanyamahanga ntibazongera kubaburabuza nk'ubwa mbere. Yego, ni bande bababurabuzaga buriya? Ni bene ibihugu bari barimo, yego, kumwe bari baratorongereye iyo, baragiye iyo ngiyo mu ishyanga, inyuma y'ishyamba, abantu babakurisha uko bashaka, yego, barako bakubititse aba bantu, yego, Abisiraheli barakubititse. Buriya niyo mpamvu ngiye mbona intambara yabo ni ukwitondera, yego, kuko bararwanirira ikintu babonye bababaye. Ni nk'iyacu, ni nk'iyacu natwe mbese, yego, natwe dufite igihugu kibonetse tubabaye, kibayeho tubabaye, abantu barakibabariye cyane. Noneho aba bantu reba abantu babaye muri Egiputa imyaka 400, bororokerayo, yego, basekuruza bagwayo, hataha ubuvivi. Icyo ngicyo kiba mu itangiriro igice cya 15 umurongo wa 12 kumanuka hepfo. Yego, ubuvivi ni igisekuruza cya 5 ku muntu. Ibaza abantu bose bahise kandi mukaba mu mateka mubifitemo ko, yego, les ancêtres basekuruza bacu basigaye ahantu bahambyeyo. Yego, twega ba 5 kuri bo, nitwe turi hehe, turi mu gihugu. Yego, urabyumva? Hanyuma kurikirana amateka y'ukuntu aba bantu baba baragiye, ukumva birababaje. Ubwo ni ubwa mbere muri Egiputa. Yego, ngaho garuka ujya i Babuloni. Yego, imyaka 70. Barakubititse abantu. Barakubititse. Rero gukunda igihugu simvuge gutya ngo umuntu utarigeze agira impamvu ituma kivamo yumve bitamurora. Yego, no, biratureba twese gukunda igihugu, kuko niyo ngobyi yawe, yego, niho hantu hawe, niho uvukira ukahakurira, niho wigira iyo wize, niho ushakira, niho ubyarira, niho urerera, niho urorera. Ndashaka kubwira ko njya mbibwira n'abanyarwanda baba handi. Yego, ntabwo numva iw'abandi ni iw'abandi. ni ukuri. Nimushaka mu nyemere mbabwira inama, icyo ukoze cyose gikora ubika iwanyu, ohereza, gerageza utume, wohereze. Yego, kaba kabanza waba umurima, yaba inyana y'inka, yaba ihene, donc ikintu cyose kiri iwanyu. Kubera iki? Niboneye aho abantu birukanwa mu gihugu bakivamo bamanitse amaboko. Yego, yego, mushu cyane. Ayo mateka narayumvise mu bitandukanye. Yego, ndaguha nk'urugero, abanyeportugal bava muri Mozambique no kubirukanwa. Yego, kubera gukunda igihugu gusa, patriotisme. Witwa Samura Machel avuga ati umva,
mbahaye amasaha 28 si 28 28 nivuye hano nta kintu wahagurukana unyura ku kibuga unyura ku mazi unyura mu butaka abamanitse amaboko bivuga ngo nta kintu bikoroye igikapu mu mugongo amaboko hejuru wabyumvise uzi ko mu mateka nabonye muri Mozambique natangaye ko ngo umuportugal wabashije kuvana amafaranga muri Mozambique hariya aho bita amamiti cash ngo bari bamaze iminsi babyaye akana kagahinja ngo baragiye baragasatuza unyumvire nawe nukuri baragasatuza inda hayoye ntacyo karwaye baragasatuza inda hanyuma babika amafaranga ubwo se nibashije umwana yapfuye barongera badoda baragenda umwana arapfa urebe ibintu by'Imana uwo mwana ngo yabayeho yabayeho mu mateka niko bivuga kandi amafaranga bayagejeje hakurya niwe munyeportugais wagejeje amabikashi hakurya wa muri Portugal nukuri Samara Machel yirukana abo bantu ngo abatuze bene igihugu yari amaze kubabazwa n'ibintu biri gukorerwa bene igihugu yego nta muntu rero ibihe byose yabikoze arwanirira igihugu cye abanyagihugu cye yego Portugal imaze gushyiraho itegeko rivuga ngo buri musirikare ngo agerageze mu kwezi abateye inda abakobwa 300 mu kwezi kumwe abakobwa babo abakobwa Mozambicaine ngo kugira ngo bamareho uruhu rwirabura nibwo havutse abametisi benshi hari ahantu muri iyo ugenda muri Mozambique usanga abametisi b'icyo gihe babyumvise nabavutse muri ubwo buryo ngaho mbizo nkomoko ariko Samara Machel ati no ibi ngomba kubirwanya yego kandi birwanya bigeraho yego riri jambo ry'Imana bitwereka yuko nta muntu numwe gukunda igihugu bitareba ntawe wabona yego kuko nta numwe utabifitemo inyuma Yesu akomeje cyane amen nukuri kanizere ko abadukurikiye murimo kumva yuko buri muntu wese n'uruhare rwe gukunda igihugu cye ukakirwanirira ukagisengera mbese ukagikorera wumva yuko urimo kwikorera utarimo gukorera abanyapolitiki kandi hari ukuntu umuntu atekereze ko umunyapolitiki mu nzego zitandukanye ari bo bireba twe tugasinzira iyo waryamye ugasinzira ufite umutekano nta nubwo natekereza utese basi umutekano naryamye nkumva nta kibazo mfite waturutse hehe ninde wawucunze ariko mushiki wanjye Goreti hari akantu ngo nakongeraho urumva uzarebe muri service mu mirimo umuntu akora yirirwa muri activity zawe biratangaje ko ushobora gukenera umukarane ngufu cyane ugutwaza kuko ikorera ibintu cyane yego wowe amashuri wize arakwemerera gukora ibintu niba hanaha yego ariko ibaze ko wakeneye umukarane yego ibaze ko ushobora gukenera umuntu wo kubumbira amatafari cyane musho muri quartier mukamugo ibaze ko ushobora gukenera umuntu ukogereza imodoka yego ibaze ko ushobora gukenera umuntu ukuzanira amakara kurera mubona umuntu wese muzima ku rwego rwe yego akenerwa haleluya amen biravuga yuko nta muntu udafitiye umumaro igihugu yego awe wabona nawe abahinzi barahinga basarura umusaruro ukagera kubadahinga cyane abari mu mujyi ugasanga amaboko ye wa muntu amajoro yaraye izuba ugasanga amaboko ye nagize ate ahindukira atunga abantu abanyakigali abanyamujyi ibyo rero urumva ko nta muntu n'umwe utagirira umumaro igihugu ntawe igihugu kidakeneye kandi ntawe utazakenera igihugu akora ko nkavugiye yego ntawe utazakenera igihugu cyane ntawe udakenera igihugu urumva se abangabo birukanywe ntibagiye mu gihugu cyabo kandi wasanga bataragikundaga baragaruka bagituramo bakigizemo bakinezererwamo nanejejwe n'ijambo rivuga ngo ndashaka kubatoranyiriza igihugu nkakibaha nkabashingamo ngo ku buryo mutazongera kwirukanwa nta muntu uzongera kubabuza amahoro kweri icyo kubwira umuntu amaze imyaka magana n'aha igisekuzo cye cyose cyarasigaye mu mahanga ahita abyumva vuba yego amen Imana iguhe umugisha cyane mushumba turasobanukiwe icyo twabwira abadukurikira aho bari hirya no hino ni ugukunda ibihugu byabo
cyane cyane ubwo turimo turavuga twivugaho nk'abanyarwanda bari hirya no hino, gerageza gukunda igihugu cyawe. Niyo waba uri mu Rwanda, gerageza kugitekerereza, uvuga utari ko jyewe nakimarira iki, ni iki nakora, ni ukurya gusa nkabona akazi nkagenda ngakora nkataha nkaryama? Oya, ni iki wakorera igihugu cyawe mu mpano Imana yakuremanye, mu bushobozi Imana yaguhaye. Nta muntu udafite icyo yamarira igihugu cye, nta muntu udafite icyo yamarira mu gihe. Rega burya iyo ugize ikintu ukorera mugenzi wawe, umuturanyi cyangwa se umuntu muhuye, burya uba ugikorera igihugu. Igihugu ni abantu, ntabwo ari ibiti n'amabuye. Igihugu ni abantu. Rero dufatanye no kumvira abategetsi bacu, niko biri bivuga mushuka. Niko biri bivuga rwose, kubumvira, kubagandukira no kubasabira. Yego. Mu baro 13. Aha. Abatware nabo kumvirwa. Yego. Mu nama babagira. Yego. Ku buryo iyo utabumviye buryo igihano baguhana ntabwo Uwiteka aba mu ruhande rwawe. Yego. Hariho abantu bahanwa noneho mu gihano gasenga. Yego. Mana ubundi azira iki? Yego. Mana wandengeye. Yego. Mana wandenganuye. Naho kumbe Imana asaba ngo imurenganure, ishyigikiye ko hanwa. Niyo mpamvu hano hari mubwiye na Paulo byarkiye Timoteyo, yamubwiye ko badatwarira inkota ubusa. Uzaramuka basuzuguye bazaguhana. Yego. Kandi njye Uwiteka nzaba nshyigikiye ko bahana. Reka mvuge ako kantu wenda mbere ko dusoza. Ntabwo ndabona umuntu Imana yagambiriye guhana ngo abe ariza kumwihanira. Yego. Bashwe. Ahanwa n'abandi. Yego. Mbese yohereza Imana yohereza abo kumuhana. Urumva? Ibaze ko ibihugu bikikije Isiraheli nk'ubwoko bw'Imana, nk'abaturage b'Imana, hageze igihe ibabwira iti ariya mahanga muri w'abazungurutse buriya nashyira hano bajya bankubitira iminyafu, inkoni nazihaye ababakikije. Yego. Ariko mu gihugu noneho amategeko y'abategetsi y'abayobozi niwo munyafu w'Imana ku baturage. Yego. No kubakijwe bitwa ko bakijijwe, iyo batumiye amategeko yemera ko ibyo bihano bibaho. Yego. Yesu adufashe cyane. Amen. Kuko nta kintu na kimwe mu by'Imana igambiriye, byaba iby'isezeranya nk'amasezerano, byaba ibyivuga nk'ibyago cyangwa ibyafizanisha abantu, bidashyirwa mu bikorwa n'iki n'inzego z'ubuyobozi. Yego. Niko Imana yagiye ibitegura kandi ko yagiye ibigenza, ugasanga ibintu byose Imana yavuze ko bigiye kubaho, yaba iminyafu ibisohoresheje abayobozi. Amen, amen, amen. Murakoze cyane mushumba. Ijambo ry'Imana iyo rikubwira ngo usengere umutegetsi, ni ukuri burya hari igihe abantu birara bakumva yuko bo mbese ntabwo n'Imana niba yizi, bakumva abangabo ntabwo bibareba. Ariko niba tubwiye gusengera abategetsi, tugasengera abayobozi bacu, tugasengera igihugu cyacu kugira ngo tube amahoro, mureke tujye twubaha icyo ijambo ry'Imana ritubwiye. Yego. Imana yo mu ijuru rero ibaho umugisha kandi ibagirire neza. Umusaruro w'igihugu, uburumbuke bwacyo, umwero w'ubutaka. Niyo mpamvu Imana yagiye gutanga amasezerano, ukuntu basezeranije uburumbuke, basezeranyije umwero w'ubutaka, nuko izi yufasha igihugu. Yego. Nibyo twavugaga mu kanya. Amen. Imana rero izi umumaro w'abaturage, yego, izi umumaro w'abanyepolitike. Yego. Hari igihe abantu bazatse batuyoborera hariya hejuru, bagenda mu modoka nziza, reka nkubwire, urumva icyo abanza amatwi bashatse bacyumva, yego, bakacyumva bakajya babwira neza. Yego. Ntabwo imodoka umuyobozi runaka agendamo si umurimbo we, ntabwo ari umurimbo, ni inshingano, ni inshingano zimugenzamo. Yego. nawe waziguha wasanga kuyigendamo byari bikwiriye buryo. Hari igihe abantu barakarira ko abantu runaka, wenda umuyobozi runaka abaye mu mujyi, ariko ntibakwiye kuba nyine ibyo ngibyo mu byo ashinzwe, mu byo ashinzwe urimo. Yego. Kandi kugira ngo agire ibyo agukorera, yego, nuko iyo modoka ihaba, yego, ko hari ahantu haba, yego, nuko iriya ndege yurira akajya kuvugana n'ahantu runaka. Ni ngombwa rero, ni ngombwa rero urukundo rw'igihugu turubone mu banyepolitike, turubone mu baturage, turubone ahantu hose. Yego. Imana ibaho umugisha cyane mushumba, murakoze ku bw'aya magambo.
nituyubahiriza nta kabuza tuzubaka igihugu cyacu kandi kizaba amahoro, abantu bose bakigende, abasohoka abinjira bagubwe neza. Rero icyo mbifuriza nuko twese hamwe dukunda igihugu cyacu, tukagisengera, tukaba abajyanama ba bagenzi bacu, tukakivuga neza, nuko bajuri ukamubwira uti ndi umunyarwanda kandi ukabivuga ubyishimiye, utumva ufite ipfunwe, wakicara mu bantu baba bavuga u Rwanda nabo ukaruvuga neza, ukababwira utoye, ukababwira version wowe uzi, ariko yicecetse buryo boye ufatanije na babandi barimo kukivuga nabi. Rero dukunde igihugu, nukunda mugenzi wawe uzaba ukunze igihugu kandi tuzabona umusaruro nta kabuza. Rero abategetsi, abayobozi, abatuyobora mu buryo bwose butandukanye, Imana ibaha umugisha, turabasengera kandi turi kumwe mu bikorwa byose. Imana izadushoboza twese tuba amahoro. Yego.